byinshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa bazabasha kubyigisha n'abandi. Arangije hasi aramubwira ngo nta waba umusirikare akunze iby'iki gihe, akunze ibinezeza by'isi ngo abakinejeje, uwo mwandikiye ubusirikare. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ahangaha tugiye kureba twifashishije ijambo ry'Imana tumaze kumva, tugiye kureba ni ibiki biranga umusirikare mwiza. Umusirikare mwiza wa Yesu Kristo ubundi yakitwa yate muri societe? Umusirikare mwiza wa Yesu Kristo, umuntu wamaze gucengerwa n'ijambo ry'Imana, umuntu ukurikirana amateka y'Imana buri munsi, ese yakitwa yate? Ese yakagenza ate? Mu by'urugendo yakitwa yate? Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Usanga abantu badakunda ijambo ry'Imana, usanga abantu badasoma ijambo ry'Imana, arimo bavanga ibi bintu, arimo bavanga amateka y'Imana, babeshera Imana ngo iravuze nyamara itavuze. Ariko ndagira ngo mbabwire Bibiliya ni ubuhanuzi butavangiye, buri wese agerageze ijambo ry'Imana rigwire muri we, kuko igihe cyo kumva ubuhanuzi kigiye kurangira, ariko ijambo ry'Imana ryo rizagumaho iteka. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro, kuko ijambo ry'Imana niryo ryaremye isi, ijambo ry'Imana niryo ryategetse buri kimwe cyose kibaho. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nikaze kuri Ikugarutseho TV, aho tugiye gukurikirana ijambo ry'Imana rimeze neza cyane, aho ndetse kandi dufite umutumirwa waduhishiye message nziza cyane, aho ndetse kandi wararikirwa gukurikirana ikiganiro cyacu upaka video yose uyirangije, aho ndetse harimo message iganisha ku Mana, ndetse kandi wakwibaza uti ese umuntu akizwa ate? Ese gukizwa niki? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe byose, uburyo umuntu ashobora gusobanukirwa neza cyane. Ese umuntu wakiriye agakiza abameze ate? Ese bimeze bite? Nikaze kuri kamera za Ikugarutseho TV. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Mukomere cyane. Mukomere. Amazina witwa? Amazina nitwa Niyonzima Jean. Ndi umugabo, ndi umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Yego. Muri make ndi nyamuharanira kwamaza ubutumwa bwiza. Yego. Mu rugamba rwo gukorera Imana sinjya ntangwa imbere. Nuko rwose. Nanga icyasha nkunda umurimo wa Kristo. Nuko icyo ni ikivugo sha. Yego. Aho ni byiza rwose, nibyo Imana ishaka. Nibyo kandi ishaka abayikorera, igashaka mu mazi ijambo ry'Imana ryayo neza cyane, biciye mu mucyo, biciye mu rumuri. Hagati aho ngaho rwose nakubwira ngo nishimwe rikomeye cyane. Nikaze kuri kamera za Ikugarutseho TV. Yesu ashimwe bakunzi ba Ikugarutseho TV. Munyemerere tuganire ijambo ry'Imana, umwami Imana yashyize ku mutima wanjye. Aho muherereye hose, hari abari kudukurikirana bari mu Rwanda, hari abari muri Uganda, hari abari muri Kenya, hari abari muri Tanzania, ku mugabane wa Afrika aho muherereye hose turabasuhuje. Imana ibahe umugisha cyane kandi amahoro y'Uwiteka abane namwe. Uwiteka azi kwifuza kwanyu, kandi uyu munsi mwemerere Imana ihindure amateka y'ubuzima bwanyu. Hari abadukurikirana baherereye mu Burusiya, hari abari Kazakhstan, tujya tuyibona mutwandikira amakomenti mukaya ko muri dukurikiranye cyane, hari abari muri Canada, hari abari muri USA. Mwese turabasuhuje aho muherereye hose, amahoro y'Imana bane namwe kandi imigisha y'Uwiteka ibomeho. Tutibagiwe abadukurikirana bari ku mugabane w'Iburayi, ndabizi ko hose Ikugarutseho TV irahagera. Imana iduhanane umugisha kandi Imana ibagirire neza, ibahe umugisha kandi bambike imbaraga muri iki gihe kigoye gikeneye imbaraga. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rero dusanga mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo. Turasoma mu bice byaho bibiri, dusome dore ku murongo waho wa mbere tugarukire ku murongo waho wa 4. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Hari amagambo agira ati, nuko rero mwana wanjye ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyeshe abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. 3 haravuga ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro, kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Iri ni ijambo ry'Imana, munyemerere tuganire kuri aya magambo. Imana iduhanane umugisha. Dusomye mu ijambo ry'Imana uko Paulo yaryandikiye Timoteyo, urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo mu bice byaho bibiri. Twasomye amagambo meza cyane y'Imana. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro, kuko Imana yaduteguriye amagambo meza nk'aya ngaya kugira ngo abantu bakunda Imana
y'Imana, abantu bakunda amateka yayo, abantu mbese bakunda kumva iby'Imana, tujye tuganira ijambo ryayo turyoherwe naryo. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ikintu kigaragaza ko ukunda ijambo ry'Imana, ikintu kigaragaza ko ukunda Imana, kandi ikintu kigaragaza ko ukunda amateka yayo, nuko usoma ibyanditswe muri iki gitabo cyera cy'Imana. Imana yandikishije ukuboko kwayo kwera, aricyo Bibiliya. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Bibiliya rero ni ijambo ryiza cyane rituyobora. Bibiliya ni nk'ikarita iyobora umukristo kugira ngo azabashe kugera mu ijuru neza kandi ahagera amahoro, kuko iki gitabo Bibiliya nicyo cyonyine dusangamo ubuhanuzi butavangiye. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ku bantu bakunda amateka y'Imana rero, ku bantu bakunda ijambo ry'Imana, twageze muri wa mwanya wo kugira ngo tuganire amateka y'Imana, tuganire ijambo ry'Imana twifashishije Bibiliya yera. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Dusomye amagambo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa 2 bice byaho 2, dusomye duhere ku murongo waho wa mbere, aho dusomye amagambo atubwira ngo aho Pawulo yabwiraga Timoteyo amubwira ngo nuko rero mwana wanjye ukomerere mu bintu bibonerwa muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa bazabasha kubyigisha n'abandi. Arangije hasi aramubwira ngo nta waba umusirikare akunze iby'iki gihe, akunze ibinezeza by'isi ngo abakinejeje, uwo mwandikiye ubusirikare. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ahangaha tugiye kureba twifashishije ijambo ry'Imana tumaze kumva, tugiye kureba n'ibiki biranga umusirikare mwiza. Umusirikare mwiza wa Yesu Kristo ubundi yakitwa yate muri societe? Umusirikare mwiza wa Yesu Kristo, umuntu wamaze gucengerwa n'ijambo ry'Imana, umuntu ukurikirana amateka y'Imana buri munsi, ese yakitwa yate? Ese yakagenza ate? Mu by'urugendo yakitwa yate? Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Usanga abantu badakunda ijambo ry'Imana, usanga abantu badasoma ijambo ry'Imana, arimo bavanga ibi bintu, arimo bavanga amateka y'Imana, babeshera Imana ngo iravuze nyamara itavuze. Ariko ndagira ngo mbabwire Bibiliya ni ubuhanuzi butavangiye, buri wese agerageze ijambo ry'Imana rigwire muri we, kuko igihe cyo kumva ubuhanuzi kigiye kurangira, ariko ijambo ry'Imana ryo rizagumaho iteka. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro, kuko ijambo ry'Imana niryo ryaremye isi, ijambo ry'Imana niryo ryategetse buri kimwe cyose kibaho. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Kugira ngo rero umusirikare mwiza hari ibintu bikwiye kukuranga nk'umusirikare. Cyambere umusirikare mwiza yakagombye kurangwa n'iki? Umuririmbyi wa 28 mu gitero cya 2 kivuga ngo turi abasirikare benshi, ngo twagejwe mu maso y'umwami wacu Yesu Kristo, kandi umwami wacu Yesu Kristo niwe utubereye umuyobozi, niwe utubereye afande. Uyu afande rero ibintu biranga abasirikare biwe ni bikurikira ngiye kukubwira, bigera muri 6 bikwiye kuranga umusirikare nyamusirikare mwiza uri muri Kristo Yesu. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Icyambere ni ukwihanganira imibabaro. Jambo ry'Imana ryatubwiye ngo iki? Pawulo arangije yandikira urwandiko rwa 2 rwandikira Timoteyo, avuga ngo nuko rero mwana wanjye ukomerere mu bintu bibonerwa muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye ubimenyeshe abantu, ubimenyeshe n'abandi, kandi abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha n'abandi. Imana ishimwe wumvise iri jambo ko utagiye kuryihererana, ahubwo ugiye kuryigisha n'abandi, ahubwo ugiye kurisangiza n'abandi, kugira ngo ijambo ry'Imana ryaguke mu mitima y'abantu, kugira ngo ijambo ry'Imana rigwire mu mitima y'abantu. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ku murongo wa 3 abantu dufatana nanjye kwihanganira imibabaro. Ikintu cyambere kiranga umusirikare mwiza wa Yesu Kristo ni ukwihanganira imibabaro. Buri umusirikare ahari arihangana, umusirikare ahari akomera kwibanga, kandi umusirikare ahari ntago ari wa muntu ushobora kugambanira igihugu. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Natwe rero kuko dufite igihugu cyo mu ijuru twasezeranyijwe, ntago bikwiye ko dukora ibintu bidatunganye, ntago bikwiye yuko umusirikare mwiza yabura kwizera mu mutima wiwe. Ikintu cyambere kiranga umusirikare mwiza ni ukwihanganira imibabaro, akihanganira ibigerageza, akihanganira ibigerageza byose akabyihanganira nk'uko Yobu yihanganye. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Iyo dusomye mu rwandiko rwa Yakobo, mu gitabo cya Yakobo igice
igice cya 12 hatubwira ngo iki, ngo hahirwa umuntu wihanganira imibabaro. Haleluya, Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro, ngo kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Abantu bihangana bagakomera ku busirikare bwabo, akaguma kuba umusirikare mwiza wa Yesu Kristo, uwo nguwo abiciwe ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Niba uri umusirikare mwiza wa Yesu Kristo, ukwiye kurangwa ikintu cya mbere cyakagombye kukuranga, ikintu cya mbere ni ukwihanganira imibabaro. Muri iyi si huzuye imibabaro myinshi, muri iyi si huzuye imiruho, muri iyi minsi rimwe na rimwe benshi baraburara, muri iyi minsi rimwe na rimwe abantu babura imyenda yo kwambara, muri iyi minsi hari ibintu byinshi cyane abantu babura, ariko umusirikare mwiza wa Yesu Kristo yihanganira ibimubabaza. Umusirikare mwiza wa Yesu Kristo yihanganira ibigerageza, ahubwo uko ibigeragezo bigenda bigwira muri we akarushaho gukomera mu mwami Imana, akarushaho kugwiza imbaraga z'umutima, akarushaho kugwiza ubwenge. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ikintu cya mbere tubonye kiranga umusirikare mwiza, nawe ukurikiranye iyi video, wowe ukurikiranye Ikugarutseho TV, umwe umusirikare mwiza wa Yesu Kristo, ikintu cya mbere kikuranga ni iki cya mbere, nuko uwihanganira imibabaro nkuko twabisomye mu ijambo ry'Imana. Tugiye kurebera hamwe ikintu cya kabiri kiranga umusirikare mwiza wa Yesu Kristo. Icya kabiri, umusirikare mwiza wa Yesu Kristo asengesha umwuka iteka. Imana ishimwe cyane. Umusirikare mwiza wa Yesu Kristo asengesha umwuka iteka. Ikintu cya kabiri kigomba kuranga umusirikare mwiza wa Yesu Kristo. Wowe ukurikiranye iyi video, cyambere twabonye no kwihanganira imibabaro, icya kabiri tubonye ni gusengesha umwuka iteka. Niba uzi ko umusirikare wa Yesu Kristo, ukaba utihanganira imibabaro, ukaba utihanganira ibigeragezo, ukaba udasengesha umwuka iteka, ni igihe cyo kureba hejuru ukarangamira umusaraba, ugasaba Imana ikaguha izindi imbaraga z'umwuka wera zigushoboza kwihanganira ibigerageza, zigushobora kwihanganira ibintu bishaka kukunesha. Imana ishimwe. Cya kabiri, ugasengesha umwuka iteka. Gusenga niyo ntwaro ya mbere ikomeye umusirikare wa Yesu Kristo ahora arwanisha, uko bukeye nuko bwije agahora arwanisha iyi ntwaro. Dawidi nawe yarayirwanishaga kugira ngo atsinde abanzi be, yarayirwanishaga. Iyo dusomye Zaburi ya 35 kuva ku murongo wa mbere hatubwira iki, hatwereka amagambo Dawidi yavugaga arimo asenga Imana agira ngo ayisabe imurwaniriza ababisha be. We yaravuga ati, Uwiteka ushingura icumu mu ntagara, wimira abangenza, urwanya abandwanya, wenda ingabo ntoya nini. Ayo ni amagambo Dawidi nawe yavugaga asengesha umwuka iteka, kuko yabaga afite abanzi benshi. Yabaga agiye ku rugamba akavuga ati, Uwiteka, akibuka kumusenga, akamuhamagara ngo uzundwanirire. Haleluya. Ndagira mubwire ngo iriturwanya ni ibiremwa, ariko iturwanirira ni Umuremyi. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Icyo nicyo kintu cya kabiri kiranga umusirikare mwiza wa Yesu Kristo. Tugiye kurebera hamwe ikintu cya gatatu kiranga umusirikare mwiza wa Yesu Kristo. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Icya gatatu kiranga umusirikare mwiza wa Yesu Kristo ni urukundo. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu bice bya 15:12 hatubwira ngo iki, ngo nuko rero mukundane nk'uko nabakunze. Uwo ni Yesu yabivugaga ngo ngiri itegeko ryanjye ni mukundane nk'uko nabakunze. Ahangaho umusirikare mwiza wa Yesu Kristo arangwa n'urukundo. Nicyo kintu cya gatatu tubonye kiranga umusirikare mwiza. Burya abasirikare no mu buzima busanzwe barangwa n'urukundo. Cyambere n'abantu bihanganira imibabaro, bakihanganira izuba, bakihanganira imvura, ariko bakarinda abanyagihugu neza, bakarinda umutekano w'abantu neza, bakarinda mbese igihugu cyabo, mbese bakashakisha amakuru y'aho umwanzi ari kugira ngo bamwivune, abanyagihugu babeho neza. Niyo umusirikare mwiza rero muri urugendo rwa Yesu Kristo, muri urugendo rw'agakiza,
akwiye kurangwa n'urukundo, agakunda igihugu cye, agakunda n'abanyagihugu. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Natwe dufite igihugu twasezeranyijwe, kandi ni igihugu cyo mu ijuru, ni igihugu cy'amata n'ubuki. Icyo gihugu rero umuntu udafite urukundo ntabwo azakinjiramo. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Icyo ni ikintu cya gatatu tubonye kiranga umusirikare mwiza. Tugiye kurebera hamwe icya kane kiranga umusirikare mwiza. Icya kane kiranga umusirikare mwiza, umusirikare mwiza burya arambara akikwiza. Nta musirikare wa Yesu Kristo mwiza wambara impenure, wambara za nini. Nta musirikare mwiza wa Yesu Kristo wambara ipantaro yayipokesheje yayigejeje munsi y'ikibuno yenda gutakara. Uwo nta musirikare wa Yesu Kristo w'umurimo. Ariko umusirikare mwiza wa Yesu Kristo uyu nguyu arambara akikwiza. Uzarebere hamwe abasirikare burya barambara bakikwiza. Abasirikare barinda igihugu barambara bakikwiza. Ugasanga yambaye inkweto, ugasanga yambaye intwaro, ugasanga yambaye ingofero, ugasanga yambaye umukandara. No muri urugendo rw'agakiza umusirikare mwiza wa Yesu Kristo agomba kuba yambaye yikwiza, kandi imyambaro yiwe ihesha Imana icyubahiro. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Iyo dusomye mu Efeso 6 umurongo kuva ku murongo waho wa 10 ugakomeza, hatwereka imyambaro umusirikare mwiza wa Yesu Kristo akwiye kuba yambaye. Cyambere agomba kuba akenyeye ukuri. Umusirikare mwiza wa Yesu Kristo agomba kuvugisha ukuri mu byo avuga, agomba gukoresha ukuri mu byo akora, agomba kugendana ukuri ahajya hose, ukuri kukamuranga. Iyo ngiyo ikaba indangagaciro ya mbere iranga umusirikare mwiza wa Yesu Kristo. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Undi mwambaro wa kabiri umusirikare mwiza wa Yesu Kristo akagombye kuba yambaye ni uwuhe? Wa mbere ni gukiranuka. Agomba kwambara gukiranuka n'icyumba gikingira igituza, nkuko tubisoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso 6 kuva ku murongo waho w'10 uraza gusoma umano kugeza kuri 18. Iyi myambaro iranga umusirikare mwiza wa Yesu Kristo yakagombye kuba yambaye. Izi ntwaro zose z'Imana yakagombye kuba zambaye uraza kuzisanga muri urwo rwandiko Paulo yandikiye Abefeso 6 umurongo w'10. Mwambaro wa gatatu umusirikare mwiza wa Yesu Kristo yakagombye kuba yambaye, agomba gukweta inkweto, akibuka guca bugufi. Ubyuka Imana yabwiye Mose yavuga ngo nakweta inkweto ze, kuko ahantu yari agiye kwinjira harahera y'Imana. Muri iyi minsi ya none hari abantu bari kujya mu nzu y'Imana ugasanga bagiye batakwesa inkweto, ugasanga bagiye batabanye ngo bisuzume imitima yabo barebe aho batabwije ukuri Imana, bace bugufi Imana ibababarire. Umusirikare mwiza rero ahari hose arangwa no gucira bugufi Imana, agaca bugufi, akiyeza kandi akihana ibyaha bye. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Undi mwambaro wa kane cyangwa se indi ntwaro ya kane umusirikare yakabaye afite ni ukwizera. Yesu arangije arababwira ngo mutware ukwizera nk'ingabo. Kwizera niko kwa mbere gutuma umuntu atsinda, akanesha ibigerageza, akanesha ibiruhanya. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Iyi ni intwaro ya kane umusirikare mwiza wa Yesu Kristo yakagombye kuba afite. Indi ntwaro ya gatanu cyangwa se umwambaro wa gatanu umusirikare mwiza wa Yesu Kristo yakagombye kuba yambaye, yakagombye kuba afite ni agakiza. Paulo arangije avuga ngo mwakire agakiza kababera ingofero. Buri umusirikare mwiza wa Yesu Kristo yakabaye yambaye ingofero. Haleluya. Ariko gakiza yakagombye kuba ufite agakiza kuzuye, yakagombye kuba agendana agakiza, yakagombye kuba ari kwibanga yaravuganye n'umwami Imana yuko izamutabara, agakomerera mu mwami Imana no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwishi, nkuko Paulo yabivuze neza. Ntwaro ya gatandatu cyangwa se umwambaro wa gatandatu umusirikare mwiza yakabaye yambaye, icyambere ni inkota y'umwuka. Inkota y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Paulo arangije abwira Abefeso arabwira ngo mwakire inkota y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Iki ni igihe cyo kugira ngo iyi nkota y'umwuka ikore. Umusirikare wa Yesu Kristo ahari iyi nkota y'umwuka
yongera yikoreshe, yongera afata ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ryongera rigwire muri we, ijambo ry'Imana ryongera rishora imizi muri we. Umusirikare mwiza yakagombye kuba asoma ijambo ry'Imana buri munsi, yakagombye kuba yibitseho ibanga, yakagombye kuba afite ibanga agendana, Imana yakaba yaravuganye nawe. Rero mbwira ngo niba nta jambo ry'Imana wari ufite, niba ijambo ry'Imana wajya kurikurikirana gakeya, rikurikirane cyane, kuko mu minsi iri imbere iyi nkota y'umwuka nigiye gukoreshwa. Ubuhanuzi bugiye guhagarara muri iyi minsi ya none iri imbere, ubuhanuzi bugiye kuzima, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rizigera rizima. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro, kuko yadutegura ijambo ry'ukuri, kandi ijambo tuzagenda n'iteka ryose. Intwaro ya karindwi cyangwa se umwambaro wa karindwi ano tugiye gusorezaho ni ugusengesha umwuka iteka. Paulo yandikira Abefeso mu bice 3:18 aravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Ni igihe cyo gusengesha umwuka iteka, kuko tugeze mu minsi mibi iruhije kandi igoye abagenzi. Satani arimo arakora ku manywa na nijoro, Satani arimo arigaragaza, Satani arimo arashinga isengero ziwe, arimo aramamaza ubutinganyi hirya no hino ku isi. Mbese Satani yarakoze, yarahagurutse, arimo arakora ku manywa na nijoro. Ni ukuvuga ngo ni igihe nacyo kugira ngo ubature intwaro yawe, ubature inkota y'umwuka wera, wambare intwaro zose z'Imana no gukiranuka, kugira ngo uzabashe kunesha Satani, kugira ngo uzabashe kunesha Satani n'abambari be. Imana ishimwe cyane kandi habwe icyubahiro. Tugiye kurera hamwe ikindi kintu cya gatanu kiranga umusirikare mwiza dusoza. Cya gatanu ni ikinyabupfura. Umusirikare mwiza wa Yesu Kristo yakagombye kuba afite discipline, afite ikinyabupfura muri we. Muri sosiyete abamo afite ikinyabupfura, ahasengera afite ikinyabupfura, mu isi batuyemo afite ikinyabupfura, mu kagara arimo, mu murenge arimo, mu karere ndetse no mu gihugu ari wa muntu witwara neza, bigaragara neza koko yambaye imyenda cyangwa se intwaro z'Imana. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Icya gatandatu nacyo cya nyuma, umusirikare mwiza yakabaye afite umwete mu byo akora, ku murimo w'Imana awukorana umwete. Salomo arangije aravuga mu gitabo cy'umubwiriza ngo 11 ngo mukora ibyiza mugifite uburyo kandi mubikorana umwete. Ni igihe cyo gukora rero, kuko ni igihe ugiye kwira ubwo umuntu azaba atakibasha gukora. Byiza rero nimuze dukora ibyiza hakiri ku manywa butarira, kuko ni igihe ugiye kwira. Yesu arangije aravuga ngo dore ndaza vanzanye ingororano, mu Byahishuwe 22:12 ngo dore ndaza vanzanye ingororano kugira ngo ngorore umuntu wese yikwiranye n'ibyo yakoze. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Wowe wumvise iyi jambo ry'Imana, wowe ukurikiranye iyi video, ndagira ngo ufate umwanzuro. Ufata umwanzuro. Turi mu bihe bigoye kandi biruhije abagenzi. Paulo arabivuga neza mu Efeso 6 kuva ku murongo w'10. Arabanga ibisigaye rero, mwumvise byinshi, mwamenye byinshi, mwarahanuriwe bihagije, igisigaye ni mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambaye intwaro zose z'Imana no gukiranuka kwayo, kugira ngo muzabashe gukomera ku munsi mubi, kandi muzabashe kuzimisha imyambi ya wa mubi kibi yakumuriro. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo bakunzi bayi kugarutseho TV, iri ni ijambo ry'Imana, muryakire kandi nkubwira yuko inkunga yawe irakenewe. Ukanda subscribe niba utarayikanda, kugira ngo tujye twicara tuganire ijambo ry'Imana kuri iyi channel. Uyu ni umuyoboro mwiza Imana yadushyiriyeho kugira ngo tujye duhumurizanya, tujye duhana amakuru y'uru rugendo, kugira ngo tujye dushobozanya kuri urugendo. Uramutse ubaye ufite ubuhamya, ufite ijambo ry'Imana wasangiza bene data, ngira ngo duhamagara kuri iyi nimero ikurikira 0780 08 45 022 0780 08 45 022. Nawe ugasangisha ijambo ry'Imana rikagera hose no ku mpera z'isi rikahagera. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Uwiteka haza kwifuza kwanyu, mwakire ijambo ry'Imana, kandi ndizera ko turishimiye Imana kuko yakoze byari bikwiye ko umuntu wese amenya ibiranga umusirikare mwiza Yesu Kristo. Nkuko twayibonye haruguru, ukurikirane video neza cyane uraza gusanga neza ya magambo ni wowe yazi uyu munsi wa none wo ukurikiranye iyi video. Imana iguha umugisha. Mana turagushimiye kandi turakubashye, tugushimiye ijambo ryawe kari ry'ukuri,
tugushimiye urukundo dukunda nyagasani, tugushimiye ko waduhaye ijambo ryiza nk'iri dukomeza ku munsi mubi. Muri iyi minsi igoye abagenzi satani yahagurutse arimo akora cyane, arimo ayobya n'intore niba bishoboka, arimo ashinga amadini menshi atandukanye y'ubutinganyi ku hirya no hino ku isi. Birakwiye ko n'abasirikare bo muri Yesu Kristo nabo bakomera bakaguza imbaraga z'umutima. Twemerere rero nyagasani utugwirize imbaraga z'umutima kandi utwohereze imbaraga z'Isiyoni kugira ngo buri muntu wese wizeye ijambo ryawe umwereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abamwanga bakirebe bamware. Nyagasani ushingure icumu mu ntagara, wenda ingabo ntoya n'inini. Nyagasani uhagarare ku bantu bawe bagikunze ijambo ryawe, bagikunze kumva amateka yawe, bagikunze kumva ubuhanuzi butavangiye. Urakoze nyagasani, ntabwo twagutota amagambo nk'abagutegeka. Twemerera ibyo ushima n'ibyo ushaka, ubiduhane n'abakwizera bose, kandi tukoretse igihugu cyacu cy'u Rwanda, tukoretse umubumbe wacu w'isi, kugira ngo nyagasani ijambo ryawe rigere hose kandi rikwire hose, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Urakoze kutugezaho ijambo ry'Imana. Ndakeka yuko rero abakunzi bayikugarutseho TV, ndakeka ko uyu munsi ibintu bimeze neza cyane, ndetse cyane ku muntu uri bukurikirana iyi video, ndakeka yuko rwose bari buze gufashwa ari benshi cyane. Mwakoze kandi kuza